Agafilime kacu rero k'uyu munsi tugatangiranye n'umwana w'umukobwa, uyu nguyu akaba yitwa Olga. Yaraje hanze y'ahantu atuye akunda gushyira imyanda, ahasanga homeless man cyangwa se ba bantu nyine baba hanze badafite iyo baba. Arangije aramubwira ati ese waza hano ukaza nkajya kugira icyo nkuha, ngwino njye kuguha ibyo kurya rwose ndabizi ko uba unashonje. Arangije aramubwira ati ese kutarimo kuza, undi nawe yaraje dore igikapu ahetse wagira ngo rwose ahetsemo ibijumba. Bongera kutwereka hano rero undi mukobwa nawe wari uryamye, yiryamiye mu buriri rwose asinziriye. Dore uko agasura kameze disi ni mwiza. Arangije agiye kumva yumva hari umuntu urimo kuza gake gake yomboka. Arangije amajije kuza gake gake yahise amupfuka. Akimara kumupfuka aramubwira ati ariko se ni wowe? Uti rwose Paul wagiye ureka ibintu burimo uragira ngo bazadufate nta n'iminsi rwose iracaho umugambi wacu uhite upfa gutyo. Undi aramubwira ati rwose ujye ureka kuza hano mu cyumba cyanjye kubera ko bishobora kuzagaragara cyangwa se hano rwose Olga akazahita adufata. Umusore akavuga ati oya Chelsea ntabwo rwose azadufata, ati kubera yuko njye nawe rwose turimo turabikoramo cyangwa se turabikorana ubwenge bwinshi cyane. Ako kanya rero hano rwose umukobwa Olga yahise azana wa mugabo cyangwa se wa musore yarabonye hanze, amuhereza amata, aramubwira ati akira amata rwose ubanze unywe, ndabizi neza ko mushonje. Atari ko se ubundi akira n'icyo kunywesha hanyuma nyine urye unanywe hanyuma nkwibarize. Ese wareka rwose ukagira ikintu umfasha? Ati nimba nta kintu bigutwaye. Atari ko banza urye rwose, nyuma yaho nibwo turi buganire buri kimwe cyose uko ugomba kumfasha. Ati nimba nta kintu bigutwaye, ati kubera ko rwose birasa nkaho nkeneye ubufasha bwawe muri kano kanya. Atari ko se ubundi kuki utakuramo iyo ngofero nguze tujyane hariya muri mazi muri pisine tugiye kogana, rwose ndumva nshaka yuko uza tukajya kogana muri ariya mazi. Abari bari hano rero Paul na Chelsea nabo barimo baragana bakavuga ati yego rwose tugomba kunoza umugambi wacu, ati kandi genda rwose genda ataza kugusanga hano ndabona ari mu gikoni. Arangije rero hano Olga nawe yakomeje kuganira na wa homeless man, baganira bavugana ati rwose ugomba kugira ikintu mfasha, ati mbere na mbere ariko ngwino ubanze ujye koga nyine tubanze tujyane muri pisine tugire ibyo tuganiraho nta muntu utwumva. Hano rero Paul yaraje arangije ahita abona umuntu Olga asohokanye hano mu nzu, umuntu ubona nyine wambaye ibipantaro bicitse, umuntu nyine wambaye ibintu biri aho ngaho. Arangije Paul akomeza kubitegereza, ni nako kuza akabegera akabaza ati ese Olga uno muntu wazanye hano mu rugo ninde? Uno aramubwira ati rero uno ni umushyitsi wanjye, ati kandi rwose ngomba kumwitaho nyine umushyitsi wanjye ntagire irungu habe na gakeya. Ati ese aba bantu uba uzana mu rugo urabizi yuko bashobora kutwiba? Undi aramubwira ati hoya ntabwo batwiba kubera yuko nyine none se ubu yanyiba ndi kumwe nawe. Arangije Paul aravuga ati we ntabwo ubizi rero abantu b'iyi minsi bararakaye, ati ahubwo rata kuramo imyenda yawe yose nanjye ndaje rwose tujye muri pisine twoge. Ahita anagira igikote Paul cya wa homeless man. Arangije aramubwira ati ahubwo ibuganiriza uno mugabo nyine ndaje ndeka mbe ngize utwonjya kutunganya. Arangije Paul yahise akubita hasi disi y'igakoti rya wa mugabo, arangije aritera n'imigeri. Undi nawe rwose akajya atega amaboko asa nkaho ari kumubwira ati sigaho rwose winkubitira ikote ni nkaho ari njyewe udunze hasi kuri. Arangije Paul ahita amubwira ati numara gukora ibyo ukora nkubure hano muri uru rugo sinkushaka. Hano rero Chelsea yahise atega Paul aramubwira ati none se Paul biriya bintu n'ibiki ndimo ndabona? Ati urabona we, ati uzi ko Olga yazanye hano noneho umuntu w'inzererezi hano mu rugo rwacu? Ati reba uriya mugabo usa nabi kuriya yazanye hano. Gusa wa mugabo we nta kintu byari bimutwaye, yigiriye mu mazi rwose ariyogera bufi, ibyo nta kintu bimubwiye habe na gatoya. Barebye ukuntu yikubita mu mazi rwose amaproronje azi hariya, bahise banikangamo baravuga ati noneho se urabizi uno mugabo ndabona nta yindi nzira
twamuvana hano cyangwa se yatuma tumuvana hano, wowe genda uganirize Olga umubwire yuko rwose bino bintu atari byiza byo kuzana abantu hano mu rugo, ati kubera ko byazatwicira n'umugambi wacu. Barakwereka rero Olga yahise azamuka aza kuganira na Chelsea, arangije Chelsea akajya amubwira ati reka mubwire Olga, bano bantu ubuzana hano mu rugo uzajya utuma bagaruka baze kutwiba cyangwa se batangire bangiza ibintu hano mu rugo, rwose uzajya usanga ari we wikururira abajura, ati uriya mugabo agenda umwirukane hano. Olga yaramwihoreye arangije arigendera. Akimara kwigendera rero yagarutse hano kuri pisine, barakwereka ahagaze hano arimo kubwira wa mugabo ati se burya bwose uzi no koga, ati reka nze nanjye nyine twogane. Arangije akuramo akenda yari yambaye ahita yinjira amazi. Disi ni umukobwa mwiza cyane uteye neza, ndetse mu bigaragara agira n'umutima mwiza wo gufasha abantu. Arangije rero nawe yahise yinjira amazi. Ubukire afite ntabwo rwose bujya butuma yirata cyangwa se ngo yumve hari umuntu yakwihunza, ahubwo abantu bose rwose abitaho. Ako kanya rero barakwereka yaje hano yegera wa homeless man, arangije aramubwira ati rero njyewe hari ikintu nshaka yuko umfasha, ati urashaka ko ngufasha? Undi aramubwira ati yego, ati bibaye byiza rero waza mu cyumba rwose tukakiganiraho icyo kintu, kubera yuko ntabwo nshaka yuko turi buganire buri muntu wese abyumva cyangwa se abantu bose barimo baratureba, bibaye byiza waza hano. Rero yagiye aterura cya gikapu cya wa homeless man, arangije amaze kugiterura aramubaza ati se bite ku mbere mu gikapu? Undi aramubwira ati se hari ikibazo kuba nkirimo? Ati wowe rwose sigaho utanyangiriza boro zanjye ziba zirimo aho ngaho, ati kubera ko ziba ari ingenzi. Ahubwo yahise agiterura noneho arirukanka. Undi nawe yavuye mu mazi yihuta aza amukurikiye, ariko ageze hano yahise atekereza, akoze muri cya gikapu yahise asangamo imbunda. Aravuga ati karabaye, ati noneho ubanza nikururiye ikishi pe, uno muntu si umwicanyi. Arangije nta kindi cyabaye rero yahise aza aramujijisha, yinjira mu cyumba atabizi, kumbi we yari yihishe inyuma y'urugi. Arangije ahita azana igikapu gake gake agitereka aho ngaho, afata ya mbunda ahita amuhindukiza ndetse ahita amunaga no ku buriri. Aramubwira ati wowe urinde ko umaze igihe kinini nkubona kirenga ukwezi urimo kuzenguruka ku nzu yanjye, ndetse bisa nkaho hari ikintu rwose wari ugambiriye, ati kuko buri munsi narakubonaga kuri kamera z'inzu yanjye, ati ese niki cyabaga cyarakugenzaga? Undi aramubwira ati njyewe rero nazanywe no kwihorera karabaye, wa muntu twabonaga nk'umuntu nyine uri aho ngaho wabuze yaba, kumbi yazanywe no kwihorera. Ati njye nazanywe no kwihorera. Ati none se ninjye waje kwihoreraho? Ati hoya ntago ari we naje kwihoreraho, njyewe mfite umuntu naje kwihoreraho. Ati ngabo uretse reka ntore telefone yanjye hanyuma nkwereke. Yahise amwereka ifoto, kumbi yari ari kumwe na Chelsea rwose ubona asa neza, bari abantu bagisa neza ubona rwose bakeye. Chelsea arimo aramusoma ku itama, arangije aramubwira ati uyu nguyu yahoze ari umusheri wanjye, nyuma yaho tuza kubana ariko urugo rwacu nta gihe rwamaze. Ati kubera iki? Ati kubera ko yarangambaniye, we n'uriya musore murimo gukundana muri iyi minsi muri kubana. Ati rwose uwo urimo gufata nk'umugabo wawe rwose uriya nta keza ke. Ati kubera ko nawe bari kugambanira kugira ngo bagukorere nk'ibyo nanjye bankoreye. Barakwereka rero kandi koko bidatinze baje guhurira hano, kandi mwabonye n'ukuntu uno musore Paul agenda agasanga Chelsea mu cyumba, bakavuga ati umugambi wacu tugomba kuwunoza. N'aha ngaha rero bakomeje kuganira, arimo kumubwira ati rwose tugomba kugira vuba kugira ngo umupangu wacu utazapfa cyangwa se ukaburizwamo, rwose ibintu byacu bigapfapfana. Ati kandi tugomba kubigira vuba vuba. Hano rero bataragira ikindi kintu barenzaho, hano rwose Olga yahise abagwa gitumo. Amaje kubagwa gitumo rero bahise bavuga ati ati none se bite byawe ko mbona uri hano? Ati wa mugabo wamaje kumwirukana? Ati yego rwose namaje kumwirukana. Ati rwose ntuzongeye kuzana hano abantu tutazi abari bo, ati kubera ko bari bashobora kutuviramo abajura. Ati ahubwo ngenda ndashaka kumenya icyo mwari muri hano muri gukora ataragira ikindi akora. Hano rwose bahise bamufata batangira kumukanyaga. Arangije Paul
uko amufashe amaboko. Hano Olga yatangiye kumubwira ati ubu ngubu rero umupangu wacu noneho tugomba kuwukubwira ukuntu umeze, ati ukuntu ugiye kubidufashamo rero wowe uraje unywe imiti, nurangiza Paul ahita akujyana rwose agute muri pisine, bize kwitwa nkaho warohamye. Kumbi gahunda bafite niyo kumurohamisha, barangiza nyine bikitwa yuko yaguye muri pisine agapfa, hanyuma nyine bo bikaza kurangira uno musore bakundana banabana byiswe nkaho nyine yabaye umuntu wapfushije umugore we. Arangije rero ati ni ukuvuga ngo inzu yawe byose n'imitungo yawe byose uno mugabo wawe azabisigarana. Hano rero batangiye gufata ya miti kugira ngo bayimuhereze nyine ayinywe. Arababwira ati hoya ntayo ndi bunywe. Mu gihe bakirimo gusigana gutyo, wa mugabo bari bazi ko yagiye yahise asohoka afite n'imbunda. Twamenye yuko iyi mbunda nyine yariye, twabonye nyine Olga arimo arayikura no mu gikapu. Aho ngaho rero nta kindi kintu cyabaye, yahise aza aratabara, arababwira ati mwese ndavuze ngo murekure uwo mukobwa, ati kubera ko nta burenganzira mufiteho. Ako kanya rero hano rwose Chelsea yahise abona uno musore ahita avuga ati ati kumbi ni wowe, ati none se uruzi ntago rwagutwaye, ati ko mperuka twarakuboshye tukagushyira mu ruzi ntago rwakwishe. Kanya bataragira ikintu bavuga rwose polisi yahise iza. Arangije polisi ikimara kuza, hano Chelsea yatangiye kuvuga ati ndaje ndavuga yuko ari we wari waduteye ufite n'imbunda, ati nyakubahwa, ati rwose uno muntu ufite imbunda yararimo kudutera ubwoba ngo arashaka kutwica. Arangije hano umusore yahise avuga ati oya arambeshyera kubera ko ino mbunda yanjye nta nubwo ikora rwose ni igishushanyo. Umusore yayirambitse hasi, amaze kuyirambika hasi polisi nta kindi kintu yakoze, yaravuze ati atuzi ko yambunda koko ari igishushanyo, nta kindi cyabaye, bose barabazinze barabatwara bajya kubafunga. Arangije rero wa musore w'umuhomeless man ndetse na Olga basigaye hano mu rugo barimo baramubwira ati rwose ihangane ugomba gutuza kubera ko ubu ngubu byose bisa nkaho byarangiye, abagambanyi bagambanye bagiye kujyanwa ndetse babazwe buri kimwe cyose mu byaha byose bakoze. Ati rwose urakoze cyane, urakoze gukiza ubuzima bwanjye, ubu ngubu rwose nanjye nari kuba ngiye gupfa nishwe na bariya bantu. Barakwereka rero nyuma y'igihe runaka hano rwose hari uwari urimo gukomanga, wakinguye nta wundi ni Olga wakinguye. Arangije akibona umusore yarasetse cyane aravuga ati ati rwose nyuma y'igihe kirekire nishimiye kuba nongeye kukubona, noneho utarimo gutoragura amashashi iruhande rw'urugo rwanjye, ati ahubwo noneho uje wambaye neza agasuti nyine nk'umuntu w'umusirimu, rwose uje kunsura, ati ni karibu rero. Umusore yaramubwiye ati ariko mbere na mbere nagira ngo nkubwiye yuko nyine rwose ubuhamya bwawe n'ibimenyetso byawe byose byakoze ubu ngubu bamajije kubakatira, ati rwose nanjye byanshimishije cyane, amakuru y'urubanza rwabo nanjye nayumvisha, ati ahubwo ni karibu tuze rwose tubinywere twishimire intsinzi yanjye nawe twembi. Arangije rero umusore yahise yinjira mu nzu, hano rwose barakwereka yamukururiye agatebe kugira ngo yicare ndetse batangira kuganira, baravuga ati rwose ubu noneho ubutabera bwacu twarabubonye, ni nuko agafilime kacu kagenze. Rero turabakunda cyane, wowe utarakora subscribe kwanza ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no muri video zacu z'ubutaha. Udufilime twacu ni akagaruka. Murakoze cyane.